intore cyane akunda abanyarwanda. murakoze. morale turaza kuyikomeza, umunsi ni uwacu. ndagira ngo mbabwire nongere mbamenyeshe ko umukandida wacu akaba na nyakubahwa chairman dutegereje hano ari hafi, agiye kuhagera. ndagira ngo ngomeze mbibutse ibijyanye n'uko turi buze gutaha gahunda ishoje. nari maze kubabwira ko abari muri tente baza kuba bihanganye, tugahera ku banyamuryango bari muri iki gice. nabo kandi barabikora nta muvundo, mu bwitonzi, bakurikije uko bicaye hehe, uko bicaye mu masibo. dufite protokole n'abandi bari kubidufashamo, muze kumva icyo bababwira, musohoke isibo ku isibo. aha nibarangira abo muri tente nabo turabamenyesha uko basohoka, protokole iraza kubidufashamo. murakoze cyane, morale yakomeza.
bamwe bakubwira ko bazarusenya abandi bakakubwira ko bazazaninda ndandambara ya nderugoba yego ndandambara ya nderugoba ondayo ndandambara ya nderugoba ondayo yarinze kakamizandinda ndandambara ya nderugoba yego Banyarwanda ndimugira ubwoba leta y'ubumwe ndigibesha iyarinze u Rwanda rwacu izaturinda ndandambara yadutera ubwoba yego umutekano wacu n'ugwa kwanza ingabo zacu n'ingotanyi nawe zitinda ziraturinze ndakurahiye ndandambara yadutera ubwoba yego ndandambara ya nderugoba ondayo ndandambara ya nderugoba ondayo yarinze kakamizandinda ndandambara ya nderugoba yego ndandambara ya nderugoba ondayo ndandambara ya nderugoba ondayo yarinze kakamizandinda ndandambara ya nderugoba yego ndandambara iterambere ondayo ya nderugoba ngo ninye ondayo agaciro kacu tuzakarinda ndandambara ya nderugoba yego ndandambara ya nderugoba ndandambara ya nderugoba yego ndandambara yarinze kakamizandinda ndandambara ya nderugoba ibidakwiriye ntibiboneza bivuga kuko ibyo u Rwanda rwagezeho ntawabisenya ndeba we oya oya kirazira ntawabisenya ndeba we oya oya kirazira ibidakwiriye ntibiboneza bivuga kuko ibyo abaturage twagezeho ntawabisenya ndeba we oya oya kirazira ntawabisenya ndeba we oya oya kirazira abanyarwanda ntituzatesha agaciro uwakadushubije dufitanye igihango n'ababohoye u Rwanda abanyarwanda dusigasira ibyagezweho duharanira kubyongera ibidakwiriye ntibiboneza bivuga kuko ibyo u Rwanda rwagezeho ntawabisenya ndeba we oya oya kirazira ntawabisenya ndeba we oya oya kirazira twimakaje imiyoborere myiza na demokarasi dusangira ubutegetsi mu bwumvikane mu nyungu z'igihugu n'abenegihugu imibereho myiza y'abaturage kwigira no kwakirana yombi abatugana byagejeje abanyarwanda ku majyambere ibidakwiriye ntibiboneza bivuga kuko ibyo u Rwanda rwagezeho ntawabisenya ndeba we oya oya kirazira ntawabisenya ndeba we oya oya kirazira ibidakwiriye ntibiboneza bivuga kuko ibyo abaturage twagezeho ntawabisenya ndeba we oya oya kirazira ntawabisenya ndeba we oya oya kirazira ibyo leta yatugejejeho ntawabisenya ndeba oya nawe ntawasenya umubano w'u Rwanda n'amahanga yewe ndebera oya nawe ntawasenya ishoramari we oya nawe oya nawe oya nawe ibidakwiriye ntibiboneza bivuga kuko ibyo u Rwanda rwagezeho ntawabisenya ndeba we oya oya kirazira ntawabisenya ndeba we oya oya kirazira
azagukorera Rwanda yacu gihugu cyatubyaye maboko yacu azagukorera Rwanda amajyepfo y'u Rwanda n'amajyaruguru amaboko banyamuryango inshuti z'umuryango umukandida wacu nyakubahwa chairman twari dutegereje arahageze tumwakirane ibyishimo tumwakirane amashyi n'impundu ibyishimo amashyi n'impundu mugaragariza umukandida wacu twari dutegereje amabendera hejuru mwese mugaragariza nyakubahwa chairman ibyishimo n'urukundo mumufitiye mumugaragariza ubwuzu mumugaragariza urukundo uri n'ibyishimo Imana yaduhaye amahirwe n'ayasaya bose umura abanyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe thank you Kagame warakoze thank you Kagame urashoboye thank you Kagame uyobore thank you Kagame urashoboye thank you Kagame warakoze thank you Kagame urashoboye Paul Kagame turi kumwe nawe abanyarwanda ni twebwe tukuze abandi bose bakomenye bukeye bakuye u Rwanda mu icuraburindi none ubu wabaye ubukombe imbuguya niyo ngiro ikirogoya n'umuziro imvugo yawe niyo ngiro kirogoya n'umuziro uri Imana yaduhaye amahirwe n'ayasaya bose umura abanyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe
yacu indirimbo y'umuryango. duhuza we kaze FPR urengera u Rwanda umutekano usakare mu Rwanda we kaze FPR urengera u Rwanda ubukungu bw'u Rwanda bugira agaciro we kaze FPR urengera u Rwanda demokarasi yogere mu Rwanda we kaze FPR urengera u Rwanda ikiremwa muntu cyubahwe mu Rwanda we kaze FPR urengera u Rwanda FPR umuryango w'abanyarwanda baranegera kuzarurengera amaboko yacu azakorera u Rwanda we kaze FPR urengera u Rwanda turwanye twese igitera ubuhunzi we kaze FPR urengera u Rwanda twamagane ruswa no gutonesha we kaze FPR urengera u Rwanda ububani n'amahanga ni ngombwa mu gihugu kaze FPR urengera u Rwanda jenoside mu Rwanda twese tuyirwanye we kaze FPR urengera u Rwanda FPR umuryango w'abanyarwanda baranegera kuzarurengera amaboko yacu azakorera u Rwanda we kaze FPR urengera u Rwanda FPR umuryango w'abanyarwanda baranegera kuzarurengera amaboko yacu azakorera u Rwanda we kaze FPR urengera u Rwanda nyakubahwa camani mukaba n'umukandida wacu ku mwanya wa perezida wa repubulika turabishimiye cyane tubahaye ikaze hano kuri site ya Huye twabategereje igihe kinini twababonye mugenda mu tundi turere tukibaza niba igihe kizagera natwe mukatugeraho none nyakubahwa camani inzozi zacu zibaye impamo turi kumwe namwe turabishimiye cyane nyakubahwa camani jye uri imbere yanyu ntewe ishema no kuba ngiye kuyobora izi gahunda nitwa Uwamariya Celine ndi umunyamuryango wa FPR Inkotanyi mu karere ka Huye ibyiyongeyeho nyakubahwa camani ndi umurezi urerera u Rwanda tubikesha imiyoborere yanyu myiza y'amashuri mwatubakiye uburezi bukagera kuri bose akazi tukakabona turi benshi nyakubahwa camani turabakunda cyane mutore cyane akunda abanyarwanda Kagame Paul u Rwanda yarwubatse neza mutore cyane nyakubahwa camani hano kuri site ya Huye tuhateraniye turi abanyamuryango baturutse mu turere dutandukanye akarere ka Nyanza Nyaruguru Gisagara na Huye hano ku Gicumbi turi abanyamuryango bateraniye hano barenga 300 baje kubagaragariza ibyishimo n'urukundo babafitiye saba bonyine turi kumwe kandi n'abanyamuryango inshuti zacu baturutse mu turere dutandukanye tw'igihugu abaturutse hanze y'u Rwanda n'imitwe ya politike yahisemo kwifatanya natwe gushyigikira kandidatire yanyu nyakubahwa camani amashyi n'impundu nyinshi nyakubahwa camani
aba banyamuryango bose n'inshuti zabo mubona bateraniye ahangaha bazinduwe no guhamya ibigwi byanyu, ariko mu by'ukuri kuko buri wese adashobora guca ahangaha ngo afate ijambo avuge, munyemerere dutuje dutumire murumuna wacu, umwana muto cyane wakuriye mu gihugu cyiza mubereye ku isonga, igihugu kizira amacakubiri, igihugu kitagira uwo gisubiza inyuma, aze agaragariza abanyamuryango bose bateraniye hano ibyo amaze kugeraho abikesha imiyoborere ya FPR Inkotanyi mubereye ku isonga. Nyakubahwa Chairman, murakoze. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye! 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 Nyakubahwa Chairman, turabishimiye cyane kubakira mu mujyi wacu w'Intiti. Nitwa Ishimwe Gloria, ndi umwari w'imyaka 27, nkaba naravukiye muri uyu mujyi w'Intiti, navukanye 3 yisumbuye. Sinavukanye 3 yisumbuye ngo ndekeraho rero, naranize ndaminuza, ubu mfite icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bukungu nakuye muri kaminuza y'u Rwanda. Ibyo byose Nyakubahwa Chairman ntago twari kubigeraho hatabayeho umuryango wa FPR Inkotanyi wateje imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa, ugateza imbere uburezi muri rusange. Turabibashimira cyane. Ntararengaho Nyakubahwa Chairman, ngendagira ngo nivugire, ndabakunda cyane, ndishimye, ni iby'igiciro kinini cyane, n'inzozi zibaye impamo guhagarara hano imbere yanyu. Ndashima cyane umuryango wa FPR Inkotanyi kuko nk'urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, twavutse tubona igihugu cyiza, igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu tutazi uguhagurutsa mu ishuri akubuza kwiga kubera uriwe. Twarize twiga neza tutabajijwe iwacu hariho, ubu turaminuza, umwana w'umukobwa murambona ndasa neza, naraminuje, indimi mvuga zo ntago mwazibara. Ubu ngubu rwose ndadudubiza. You taught us to be smart, resilient, and to think big. Niyo mpamvu uyu munsi nje kubagezaho urugendo rwanjye rwo kwiteza imbere. Naratangiye, ngeze kure, ariko ndanakomeje. Mfite umushinga muto witwa Ratarte, nongerera agaciro ifarini ndetse nkadatanga amafunguro yihuse hano mu karere ka Huye. Ngitangira kaminuza ntekereza nti ese nindangiza kwiga nanjye nzatonda umurongo ngiye gutanga za jeroneri. Oya, ubu byaje mu ikoranabuhanga, n'ugupyonda gusa bikaba byagezeyo. Ariko ndavuga nti oya, ntago nabikora gutyo. Ndatekereza ndavuga ntishobora kwishingira nanjye ibyanjye ngakora, kuko Nyakubahwa Chairman wacu hari ikintu muhora mutubwira: kwigira, gutekereza hejuru y'ibitekerezo. Naratekereje, mu mafaranga nahabwaga yo kwitunga, nkavuga ngo reka nitere icyuma rimwe na rimwe, aho nari gusohoka mbikeho makeya, nimba nari kugura amapantaro 2 reka ngura imwe, kugira ngo ngire ahantu nzagera cya gitekerezo cyanjye cyo gutangira kwikorera nanjye nzakigereho. Ndangije kaminuza Nyakubahwa Chairman, nagannye banke dutera imbere. Mu bwizigame bwanjye nari maze kugira, nasabyemo inguzanyo y'500, ariyo nahereyeho ngura ifuru ntoya yo gukora imigati ndetse n'amakeke, kuko narabonye ko mu karere kacu ka Huye twari dufite ikibazo kimwe, amakeke twifuzaga y'ibirori twakundaga kuyatumiza i Kigali. Ndavuga nti ntibikwiriye, reka natwe twihangira ibyacu, dukore ibyacu. Ndatangira, abantu benshi baheruka muri Huye kera bazi ko umugati uba kwa Vena, siho gusa no kuri Ratarte usigaye uhaba. Niyo mpamvu rero natangiye ndakora gahoro gahoro, nza kugira amahirwe njya mu marushanwa yitwa Tourisming, mbasha gutsindira miliyoni 10, ndetse nyuma y'ayo marushanwa naje kongera kugira amahirwe njya mu yandi marushanwa ya Youth Connect, naho ntsindira miliyoni 4 zatumye mva ku bakozi 2 nari naratangiranye ngera ku bakozi 15 mfite ubu ngubu, bose b'urubyiruko, ndetse umusaruro wacu uriyongera. Twatangiye dukora ibiro 5, ubu durakora ibiro 50 ku munsi. Ibyo byose Nyakubahwa Chairman ni imiteguro yanyu myiza muba mwaduteguriye, mukadushakira abaterankunga,
mukatwigisha kwihangira imirimo, ndabibashimiye cyane. Ndijwi ry'urubyiruko rwinshi ruri aha ngaha, ntago ari njye jyenyine, hari n'abandi benshi bateye imbere tubikesha gahunda zanyu nziza muba mwatuzaniye. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye oye oye! Nyakubahwa Chairman, ndacyakomeje inzira y'iterambere. Ubu ngubu mwaduhaye ibikorwa remezo, dufite imihanda myiza inyerera, kaburimbo, iminota 30 mbageze Gisagara, 45 mba ndi Nyamagabe. Niyo mpamvu nanjye uko mutegura nanjye ndategura. Ubu gahunda ni ukujyana amashami ku Gisagara na Nyamagabe, nkongera n'umubare w'abakozi, tugakora nk'urubyiruko tukiteza imbere. Nyakubahwa Chairman, ndongera no kubashimira kuko umushinga wanjye ntago ari njye nyine wateje imbere. Mu bakozi banjye babiri muri bo nabashije kubishyurira segonderi basubiye kwiga, ndetse nanjye ndacyaminuza. Ubu ngubu ndi kwiga icyiciro cya 3 cya kaminuza. Byose ndabikesha umushinga wanjye. Nyakubahwa Chairman, ndagira ngo ndeke kurambirana, mbashimire cyane, mbashimire politike yanyu nziza, ndetse mbasezeranye ko akarere kacu ka Huye mwabibonye ko dusigaye dukeye, ariko turacyakomeje, tuzabatungura mu myaka iri imbere. Turacyafite ibikorwa byinshi byo gukora. Urubyiruko turi tayari, turiteguye guteza imbere akarere kacu ndetse n'u Rwanda rwacu. Reka soze nongera kwibutsa urubyiruko gahunda dufite 15 Nyakanga, nta yindi. Amahitamo yacu ni hehe? Ni ku Gipfunsi. Murakoze cyane, mwibuka bari aha ngaha muze guca kuri ratarite kugira ngo mutaza kwicwa n'inzara. Murakoze cyane Chairman. Murakoze Nyakubahwa Chairman. Twari tugeze mu mwanya mwiza wo gutumira umunyamuryango uza guhamya ibigwi byanyu, ariko umwana unyuze aha avuza umujyi w'abanyabwenge, anyibutsa ko hari ibyo tugomba guserebura. Nyakubahwa Chairman, Dr. Paul Kagame, Dogtora yanyu turayishimiye, turayitashye. Nyakubahwa Chairman, ikindi ntagenda ntavuze, nakomojeho nababwiye ko ndi umurezi. Hari ikindi kintu tubakundira nk'abarezi. Abarezi dukunda igitsure cyiza kigiraho kivana abantu kikagiraho kibageze. Namwe ndagira ngo mbabwire ko tubakundira igitsure cyanyu kitajya kihanganira ikibi, ari nacyo cyatumye igihugu cyacu kigeraho kigeze. Abana bato nka Gloria bakaba barimo biteza
imbere. Murakoze cyane, munyihanganire sinari kugenda ntakavuze. Reka rero ntumire umunyamuryango Dr. Musafiri Ildefonse aze ahamye ibigwi byanyu ndetse n'iby'umuryango wacu FPR Inkotanyi. Ni karibu. Turanamusaba kandi ngo aze kuba dutumirira nyakubahwa chairman mutugezeho ubutumwa mwaduteguriye kuri uyu munsi. FPR oye! Nyakubahwa chairman, murakoze ko mu mwanya nanjye nejejwe no kubavuga ibirwi. Kuri ngewe biroroshye cyane, nanjye nitwa Musafiri Ildefonse, ngira ngo mbaye wa kabiri muri campaign. Hariho twumvisheho mu bugesha utoroshye cyane, ariko nanjye ngiye kubabwira ukuntu horoshye. Nyakubahwa chairman, mu mwaka w'1999 muri uyu mujyi w'Intiti nibwo mwafashe umwanzuro wo kohereza abantu benshi muri kaminuza batitaye ku cyari cyo cyose. Bwa mbere mu mateka y'u Rwanda hano haje abanyeshuri 1200 basohotse mu mvaho bwa mbere, nanjye nari ndimo. Tugeze muri kaminuza y'u Rwanda, uwo munsi wo mwaka no harutse ikintu cyitwa makizari. Makizari, nyakubahwa chairman, ni umuntu uzadafite icyumba cyo kubamo, yarangiza agasanga mugenzi we akamucumbikira ku gitanda kimwe, ntabwo ari ku gitanda kimwe. Makizari rero akabaho umucumbikira akitwa boss. Hano twamenye ko bya bintu nyakubahwa chairman ajya avuga ngo u Rwanda ni runini, u Rwanda ni rugari, urukwavu rumwe gusasira batanu. Uwo mugani nibwo twawumvise. Abanyarwanda bya cyumba cyateganyije umuntu umwe kikabamo abantu 4, cyateganyije babiri kikabamo abantu 6. Abanyarwanda twiga gutyo turi benshi. Nyakubahwa chairman, nyuma basobanije mu makizana ngira nkomoze no kujyo Gloria yavuze byo kwitera icyuma. Makiza yarangwaga no kwitera icyuma. Kwitera icyuma ni jargon y'Intiti ya hano, nuguskipinga some meals. Kwitera icyuma ubwo imwe uhitamo kutarya breakfast, cyangwa ugahitamo kutarya ibya saa sita, cyangwa ugahitamo kutarya ibya nijoro. Cyo nashaka kubabwira nuko Makizari yamaze igihe gito ahinduka boss, yakomeza ubwo ndivuga urugendo rwanjye ngeze aho mpinduka mwarimu wa kaminuza. Ngeze aho chairman arareba aravuga ati ariko ndabona wa minister w'ubuhinzi n'ubworozi. Avani seriously? Chairman ne muntu wenyine ubasha kureba umuntu akabona icyo yashobora watiyumvamo. Namwe niko mva ntabishobora se. Ndabona wabishobora. Okay, ubwo ari bivuze ngaho mu butumwa ngende. Ama message ndamanuka nza mu kazi. Ba Makizari murahari? Abenshi bashaka bari hano inyuma. Abaye ba Makizari murahari? Ni muhumure chairman turi kumwe. Nyakubahwa chairman, ndashaka kubavuga ibigwi ariko mvuga amashimwe ari muri iyi ntara muri aka karere. Cyane cyane mbwira n'urubyiruko rugiye gutora bwa mbere. Akarere ka Huye karanezerewe, abaturage b'Huye baranezerewe. Hari stade iri hirya ahangaha imaze amezi 6 ariyo yonyine mu Rwanda yemewe gukinirwaho imikino mpuzamahanga. Bafite imihanda inyerera. Ariko muzatora nde Huye? Igisagara mwaje? Igisagaraho baherutse kudusasa cyane. Bajyaga baca gatadowa barangiza bakazana itara, kandi gwitara naryo rigira urutambi. Ya myotsi igakomeza. Bagezeho barabaza atariko chairman arabaza atariko aho hantu habiki. Bati habanyira mu Gengeri. Iva mwikize ngo amashanyarazi. Noneho Gisagara mugende bitadawa mu bitureke mubakiye uruganda rukora amashanyarazi. Rwaraje. Chairman oye! Nzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu. Niwe
i Nyanza ho rwose sinababwira ntawe kijya kure kwa muganga, utugari twose dufite poste de santé. Ariko ikirenze nyakubahwa chairman, abaturage bari aha ngaha, ariko Nyaruguru baje ku Munini, amadarapo hejuru ku Munini barahari. Ntacyo nabonye mu buzima cyandutira urukundo we, wankuye iwacu ku Rwesero ruka. Urukundo rwo ku Munini ntago nanjye narusobanukiye, sinzi ikintu kihaba. Chairman atariko we ntabwo yavuye ku Rwesero, yavuye kure cyane, yari muri Amerika ameze neza nk'abandi bajene bose, yigira ishuri ryiza, azaje ku rugamba. Ntago nava muri Amerika nje ku rugamba, ngiye ntago nabishobora, niwe wenyine wabishobora. Chairman, mbabwira rero rubyiruko, twebwe abakuru n'abandi, nange ndacyari urubyiruko ariko gakeya, twamaze gukora umuti, tumaze imyaka myinshi twarakoze umuti. Ntago dushaka ko abantu bazatora bwa mbere baza kutwicira umuti. Twagize amahirwe twemerera, yemera kuba umukandida, ariko urubyiruko twe bwa mbere muzatorane. Nibyo tuzamutora. Ku Munini rero aravuga ati ariko ku Munini hari umuhanda ugerayo, bati nawo mubahuza na Huye vuba. Arongera ati ku Munini ariko bafite ibitaro byaraje. Arongera aravuga ati nyakubahwa chairman, muzangene mujya mukora, bahura n'umuntu muri Amerika, aravuga ati ko nshaka kuza gufata mu Rwanda mu bintu by'icyayi, nge hehe? Ati ku Munini bateye icyayi, batangiye kukinywa, uruganda rwaruzuye, ariko ku Munini muzatorane. Tuzatorane. Kagame Paul oye, ntituzagutererana. Nyakubahwa chairman, aba no mu ntara y'Amajyepfo n'ubuzima rwose. Nibyo nyakubahwa chairman, abantu mu n'Amajyepfo hereye hano bose bavuga n'amashuri atandatu yisumbuye bumva vuba. Urubanza ku itariki 15 n'abanyaruca abana hano, nagiraga ngo mbisabire muze mubabwire iby'uru rukundo mwabakunze, kuko nibwo baje kumva. Naho ubundi amatora na yacu, amahitamo na yacu, chairman ko Kagame nuwacu, singiro numva wundi ngo nkwe. Halo, muraho? Muraho neza? N'ab'inyuma kure hariya turumvikana, muraho? Murakoze cyane. Bantu bahuye, Gisagara, Nyanza, Nyaruguru, muraho cyane. Mwakoze kuza muri benshi, twari dukumburanye, ntabwo twaherukanaga, ariko igikorwa nk'iki ni cyiza kuko kiraduhuza kikatwibutsa byinshi. Ni igikorwa rero cyavuzwe,
tuzitabira itariki 15 z'uku kwezi gutaha. Ariko nini gikorwa murakoze cyane, nibishaka bibe byombi. Rero reka mpere nanone gushimira ari ubuyobozi bwa FPR, ari mwebwe intore n'abayoboke ba FPR, ndashimira n'indi mitwe ya politiki igomba kuba iri hano ihagarariwe n'abayobozi bayo bafatanije na FPR. Ndabashimira cyane kuko urugendo tugenze muri iyi myaka 30 ishize ni urugendo rwarimo byinshi, urugendo rukomeye, ariko rwagezaho rubamo n'ibyiza. Sinirwa nsubiramo amateka menshi cyane, ariko reka mbabwire makeya ayo nzi nanjye, ndetse mpereye ku byo Ildefonsi yari amaze kutubwira bijyanye na kaminuza. Muri iriya kaminuza jye nayisuye kera, ngira ngo Ildefonsi yari ataravuka. 78 hari abantu twari tuzaranye bigagayo, nari naje naseseye kuko jye nari impunzi n'abaga hanze ndi umwana muto, ntabwo ari muto cyane, nari maze gukuramo. Naje hano, nazaga hano, nahaje nk'inshuro 3. Icyo nibuka nshaka kubabwira, stade iri hano hafi ngira ngo, sinzi niba bahinduyemo ya Pere cyangwa irahacyari, ntabwo ari yo. Hari stade ntoya muri 78 naje hano njyayo no kureba umupira. Umuntu w'inshuti yanjye najyaga nsura, ndetse icyo gihe habaga muri universite, antwara ku mupira 78. Mukura na Panthère Noire barakinaga icyo gihe, njyana n'iyo nshuti yanjye, ariko nkajya mbona abantu barandeba, ni nko kuvuga ngo ariko aka kantu ntabwo ari akintangaha. Ndetse ubwo umukino ugiye kurangira, iyo nshuti yanjye yari yanzanye, arambwira ngo ariko urabizi ngo reka tuva aha ngaho umupira utararangira, ngo ubundi hano ibikurikiraho, cyane cyane iyo abo ba Panthère, iyo batsinzwe abantu barakubitwa. Ndavuga nti ntakubitirwa aha ngaha. Tugenda hasigaye nk'iminota 10 ngo umupira urangire. Urumva rero twabanye kera tutaranamenyana, usibye ko n'ubundi
twari bamwe twari dukwiye kuba tumenyana ariko bamwe muri twe twabaga hanze ntabwo twabaga hano kubera impamvu ntirirwa nsubiramo ariko ntibizongera nk'uko bivuze ntabwo bizongera kuwo ari we wese icyo kibazo cyakemuwe burundu cyakemuwe burundu gikemurwa namwe nanjye twari kumwe abenshi hano nubwo bari bataravuka namwe twari kumwe kubera ko aho muvukiye n'aho mukuriye muri hano turi kumwe turi mu nzira imwe ntibizasubira kubera mwebwe sibyo gutora FPR rero n'umukandida wayo nicyo bivuze ni ukuvuga ngo ayo mateka mabi ntazasubira ntagasubire iyo politike rero iyo amaze kugira uruhande ikaba politike yo kubaka ubumwe bw'abanyagihugu bw'abanyarwanda ndetse tukakira n'abava ahandi aho ariho hose neza amajyambere yubakirwaho nayo arihuta umutekano bishingiraho tugomba kuwitaho ugakomera kugira ngo hatazagira igihungabanya iyo politike n'ayo majyambere sibyo naho ku mukandida muzahitamo ndabyemeye igituma mbyemera ni uko ibyo muzantorera ni namwe muzabikora ubwo rero akazi kanjye karoroshye ni ukubajya imbere tugafatanya tukagenda urugendo rumwe rwiyubaka rwubaka igihugu cyacu mbese amajyambere ni yayandi azahora aza uko umwaka uhise itariki buriya iraza yihuta izi ko tuyitegereje n'ejo bundi ariko uragira ngo aho muri aha umugambi mufite uko mwaje mungana uribwira ngo uko gutora ko ntikwarangiye ahubwo
bityo rero kudutindira icyo bivuze ni uko bikorwa bikava mu nzira noneho tugakora akazi ko kubaka tukihuta. Urubyiruko ruri hano mbona uko mungana n'ahandi nanyuze ejo bundi ntawe rudaha icyizere. Mu bacika intege ntabwo ndimo. Ubwo namwe ni uko nguko, sibyo? Murakoze cyane, murakoze cyane. Ubwo se ikindi nababwiriye murakoze cyane. Ndabizi ko mwamaze umwanya munini hano mutegereje ko duhura. Ubu icyasubiraho cyakurikira ni ukwidagadura, tugaceza, tukabyina. Hanyuma ariko hari icyo ntarangiza ntavuze cy'akababaro. Nigeze kumva ko hari impanuka yabaye mu bantu bamwe bazaga hano ndetse bamwe bagatakaza ubuzima abandi bagakomereka. Rwose nagira ngo nifatanye namwe, hanyuma iyo mpanuka yabaye abo yahitanye, abavandimwe babo, imiryango yabo cyangwa bakomeretse, nagira ngo mvuge ko turi kumwe nabo. Harakorwa igishoboka cyose abakomeretse kugira ngo bavurwe, ariko ndanababwira ko muri ibi byose turimo mugerageze nta ubuza impanuka kuba, ariko hari ukuntu abantu bakora bikazigabanya gusa, ariko ubundi yashatse kubiraba. Nagira ngo tugerageze ibishoboka. Hari ibyo abantu bashobora, hari ibyo badashobora. Dukora ibishoboka, turebe ko ibi byishimo, akazi dutegereje imbere kagiye gukorwa, twabinyuramo neza tugabanyije izo mpanuka, kubera ko n'ubushize aho twatangiriye mu minsi ya mbere hari ukuntu abantu bihuse baragwirana, nabwo havamo abandi abantu nka babiri bapfuye, n'umuntu umwe ntagapfe binyuze muri ubwo buryo. Abantu barapfa ariko bapfa mu buryo busanzwe. Nagira ngo rero ibyo gusa byibutse, tugerageze uko dushoboye, ariko twifatanye n'abo bagize ibyo byago.
ibyo rero tubihereho nanone bitwongera imbaraga gukora ibyo twifuza gukora, inzira turimo, ibyo tuzakora itariki 15. Rwose ndabashimiye cyane. Mwakoze kuza uko mungana uku, nanjye ndabakunda, kandi ntabwo ari ubu duhuye gusa, nzagaruka no kubashimira. turi kumwe mwakoze cyane, mugire umunsi mwiza, musubire mu ngo zanyu neza, mugire imigisha y'Imana. uzongera ungabire wambaye inka y'ineza mwitura indi iragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye urugo wangabiye inka we nkunda yangabiye inka we ndacyamutashya yangabiye inka nziza ngo ndinganire n'abandi ndacyamutashya urahurahura nkaho wangabiye inka we ndacyagutashya wangabiye inka we uzongera ungabire wambaye inka y'ineza mwitura indi iragira cyane ni mu rwuri rw'iwacu rutoshye urugo wangabiye inka we ahubwo rero ubonirwa ryiza baganurwa ngarambu murenzo kurwanamiza nuko mbereza bakuza nuko ntabagira icumu wagiriza uriya yangabiye inka we ndacyamutashya yangabiye inka nziza ngo nzayikumukunzi ndacyamutashya urahurahura nkaho wangabiye inka we